Ndagusuje nshuti, dukomeje kwigana amahame meza 95 yo gutsindishirizwa kubwo kwizera. Mbega urukundo dufitiwe n'Imana yacu idukunda. Umuntu wamenye Imana kubwo kumenya ubushobozi bwayo n'urukundo ikunda ikiremwa muntu, niwe muntu ushobora kunezezwa no kwiga ibyanditswe byera no gusenga. Uribuka ko twabonye ko umuntu ugira gusenga no kwiga ibyanditswe byera ari we muntu ubasha guhorana n'Imana. Nshuti, dukomeje kwigana aya mahame 95 yo gutsindishirizwa kubwo kwizera. Umugambi nta wundi ni uwo kugira ngo dusobanukirwe byimazeyo uruhande Imana yifuza ko tubamo. Umuntu aramutse asobanukiwe n'uruhande Imana yifuza ko abamo, yahorana gukiranuka kutagira inenge. Nshuti mukundwa, wahisemo kwigana natwe amahame 95 yo gutsindishirizwa kubwo kwizera. Wibuke ko tugeze ku cyigisho cya gatatu cyitwa kwizera. Ku munsi w'ejo washize twiganye ihame ryiza cyane rya 13. Twari turi gusobanukirwa no kwizera. Kwizera tuza kubona ko bituruka ku kwiringira. Iyo umuntu atabasha kwiringira Imana, yamera nka ba bantu bashimaga umuntu wabashaga kugenda ku mugozi, ariko nyamara yababwira ati mfite ubushobozi bwo kugenda ku mugozi, ati yego, kandi nshobora kugenda kuri uyu mugozi nambuka inyanja ndimo no gusunika ingorofani. Nabo bati yego rwose wabishobora. Kandi nanone ababwira ko yakwambuka iyi nyanja ari gusunika ingorofani irimo n'umuntu. Nabo ati yego. Ariko arongera arababwira ati mu buryo butangaje wakumva ngo nshobora gusunika iyi ngorofani irimo umuntu. Yongeraho ikibazo kibaza ati ninde wakwemera ko nakwambuka iyi nyanja ndimo gusunika ingorofani irimo umuntu kandi nawe arimo? Ninde wemera kujya muri iyi ngorofani nkamusunikamo? Nshuti, mu kwiga iri hame ryiza cyane rya 13 twaje gusanga ko uruhame rw'abantu bose bari aho ngaho, nta n'umwe muri bo wabashije kuvuga ngo yego ndaje ngaho nsunikira muri iyi ngorofani twambukire ku mugozi. Nshuti, dushobora kuvuga ko Imana ari nziza, dushobora kuyirata mu buryo butandukanye, ariko niba ari ikintu gikenewe ni ugushyira mu bikorwa iby'Imana yavuze ko ishoboye, tukiringira ko ibishoboye. Kandi twize neza ko muri iri hame mu kurisobanukirwa twamenye ko umuntu wamaze kujya mu ruhande Imana ishaka ashobora kugira kwizera gukomeye, nk'uko uriya munyakananikazi yabigenje imbere ya Yesu. Nta mutego n'umwe cyangwa ikigeragezo kibasha kumusubiza inyuma ngo areke Imana. Iyo umuntu yamaze kumenya ubushobozi bw'Imana, bimuha umwanya mwiza wo kuyiha umwanya igakora nk'Imana, nk'uko uriya munyakananikazi twabonye ko yagize gushikama ubwo yashakaga ko umukobwa we akira. Uribuka mbese amagambo Yesu yamubwiye? Usomye hariya muri Matayo igice cya 15 umurongo wa 21 kugeza 28. Nshuti, twabonye kwizera gukomeye ubwo uriya munyakananikazi yazaga asanze Yesu. Yaramubwiye ati mwami, umukobwa wanjye atewe na dayimoni. Nshuti, Yesu uwo mwanya ntacyo yamusubije. Ahari nawe hari kenshi ujya utakambira Imana yawe ugategereza igisubizo ntukibone. Ese ubigenza ute? Ariko umva uko uyo munyakananikazi yabigenje. Yakomeje kuba iruhande rwa Yesu.
wowe urasabwa iki? Nawe urasabwa guhora iruhande rwa Yesu. Niba waratangiye kubana n'Imana, ntusubire inyuma ngo kuko icyo wayisabaga ukibuze. Gumana n'Imana maze utegereze wihanganye. Uyu munyakananikazi rero arongera agumana na Yesu. Abigishwa nabo buriya hari igihe bashobora guca intege umuntu, nuko babwira Yesu bati amusezerere kuko ari kubavugira inyuma cyane. Ariko urumva kwifuza kw'aba bigishwa kwari guhabanye n'umugambi wa Yesu. Nubwo uyu munyakananikazi yabyumvise, ntabwo yigeze acika intege. Yagumye iruhande rwa Yesu, ahubwo amujya imbere, arapfukama, aratakamba. Ariko icyo Yesu yari amaze kuvuga cyo cyari gikomeye cyane, kuko ari bake bashobora kuguma iruhande rw'umuntu bari gusaba kandi ari kubasubiza gutyo. Yesu yaramusubije ati, asubiza abigishwa be ati, ubwo naje hano ku isi naje gushaka Umwisirayeli, umwana w'Umwisirayeli. Yongeraho kandi ko umuntu atafata ibiryo by'abana ngo abijugunyire imbwa. Kwizera kuba kurageragejwe k'uyu mugore. Niba uyu mugore yari yumvise ibyo Yesu avuze, yari yumvise ko adakwiye kwitabwaho, nyamara uwo wari ukwiye kwitabwaho ari Umwisirayeli. Umunyakananikazi mu kwizera gukomeye araza apfukama imbere y'uwo arimo gusaba ari we Yesu. Mu kwizera kwe aratakamba avuga ati, Mwami databuja, uzi ko n'imbwa zitoragura utuvungukira tuvuye ku meza ya ba shebuja. Yesu rwose arumwumva cyane, aramwumva, yumva kwizera kwe, aramubwira ati, mugore, kwizera kwawe ni kwinshi. Nshuti twigana aya mahame 95 yo gutsindishirizwa kubwo kwizera. Ese ni igihe kingana iki umaze uri gusaba? None se waba warasubijwe? Aha, birashoboka ko ugifite urugendo runini ndetse n'ibikorwa byinshi byitwa gusaba. Komeza usabe, utitirize, hanyuma nawe gusaba kwawe ni kudacogora, mu gihe gikwiriye uzasubizwa. Nk'uko Yesu yamubwiye ati, mugore, gusaba kwawe, kwizera kwawe ni kwinshi, kandi amugirira n'ubuntu, umwana we akira indwara. Nshuti rero, dukomeje kwigana aya mahame 95 yo gutsindishirizwa kubwo kwizera. Uyu munsi ni umunsi nanone tugiye gukomeza kwigana aya mahame. Tugeze ku cyigisho cya gatatu. Urakibuka ko cyitwa kwizera. Kwizera rero nicyo cyigisho turiho kandi cyiza cyane. Urumva ko iryo hame rya 13 ryarimo rwose ubusobanuro bwiza cyane. Twasoje tubona ko urugendo uriya mugore yari yakoze ni runini, ibirometero birenga 80 agiye gushaka Yesu. Agezeyo asubizwa kuriya. Niba wakora urugendo runini, hanyuma ugiye gusaba akagusubiza mu buryo utatekerezaga, ahari birashoboka ko utaha ugikomeje kumutitiriza, ahubwo wakwikubura ugasubirayo. Nyamara kuri Yesu, guma mu mwanya wawe, guma kwiga ijambo ry'Imana no gusenga, ntusubire inyuma. Uwiteka Imana iri kumwe nawe, icyo ishaka kuri wowe cyiza kandi kirahari, izakigukorera. Nshuti, turi kwigana rero aya mahame 95 yo gutsindishirizwa kubwo kwizera. Muri uyu mwanya tugiye gukomeza twiga ihame ryiza cyane rya 14. Ihame ryiza: kumenya Imana ni ukuyiringira. Utayizi ntushobora kuyiringira. Rero niba utayizi, niba utayiringira, nuko utayizi.
nshuti turi kwigana iri hame, urumva ko iri hame rya 14 rirajya gusa n'ihame twasoje rya 13. Kumenya Imana ni ukuyiringira. Utayizi ntushobora kuyiringira. Niba kandi utayiringira ni uko utayizi. Ese waba wiringira Imana? Ushobora kuvuga ngo yego, ariko rero menya ko kwikiriza no kubyemera kuyiringira hari ikintu kigomba kubigaragaza. Nshuti tugiye kwigana iri hame rya 14. Muri aya mahame 95 gutsindishirizwa kubwo kwizera. Huguka maze wumve ko kwizera ariko konyine ukeneye. Kumenya Imana ni ukuyiringira. Utayizi ntushobora kuyiringira. None niba utayiringira ni uko utayizi. Nshuti rero reka twicishe bugufi dusenga Imana idufashe tuze gukomeza kandi tuyobowe nayo. Uwiteka Mana ikomeye, turagushimiye kubw'urukundo rwawe utugaragariza umunsi ku wundi. Umunsi wose urangira twebwe abantu ntacyo tugutekerejeho, ariko wowe Imana ikomeye uhora udutekerezaho, twitaho, ukamenya ibyo dukeneye tutarabimenya, tutaranabigusaba. Muri uyu mwanya dukomeje kwiga gutsindishirizwa no kwizera. Nk'uko twabyize mu bihe bitandukanye, twamenye neza ko kwizera kwakoze imirimo myinshi. Muri uyu mwanya tugiye kwiga iri hame rya 14. Ndagusaba Mwami ngo ari wowe ubana natwe muri iki gikorwa cyiza waduhaye cyo kwiga ijambo ryawe. Uzaduheremo umugisha wo gusobanukirwa no kwizera kuzima, maze nitubona kwizera kwishimangira mu mitima ya benshi, dushima urukundo rwawe. Twagura intekerezo zacu mu kwiga iri hame, ntaba ari twebwe ahubwo Mwuka Wera aba ari buza abane natwe dusobanukirwe. Ubwo turisoza mu mahoro tuyobowe nawe, tuze gushima urukundo rwawe. Komeza uduhire kandi utuyobore muri byose, mu izina rya Yesu, amen. Nshuti turi kumwe turi kwigana iri hame rya 14. Umwuka Wera abane nawe kandi aguha umwanya uhagije wo kwiga iri hame rya 14. Iri hame rya 14 riraza kurangira dusobanukiwe. Ese niba twese, umuntu wese umajije ngo ese wiringiye Imana, ashobora kuvuga yego. None se nibe bikorwa bishobora kwemeza ko wiringiye Imana? Nshuti turi kwigana iri hame, ndagira ngo dukomeze twumve icyo Imana itwifuzaho. Muri uyu mwanya ubonye nanjye mbonye, ni umwanya w'ingenzi ushobora kubona igihe gito muri iyi si. Tekereza igihe cyose waba umaze utabasha kubona akanya ko kwiga ijambo ry'Imana, utabasha no kumva ijambo ry'Imana, utabasha no kubumbura igitabo kivuga iby'ijambo ry'Imana. None aka kanya nako kagupfira ubusa? Oya rwose, wikwemerera abadayimoni ngo bakomeze bagenge imibereho yawe. Uyu munsi, uyu mwanya, huguka maze wige iri jambo ryiza cyane. Hari ibintu bibiri byangombwa gusa niba ushaka kwiringira umuntu. Bwa mbere, ni ngombwa kubona umuntu ukwiriye kwiringirwa. Ubwa kabiri, ugomba gufata igihe cyo kumenya uwo muntu. Ikinyuranyo cy'ibyo nacyo ni kimwe. Kugira ngo we kwiringira umuntu, birahagije kubona ko atari uwo kwiringirwa, noneho ugafata icyo kumumenya. Icyo gihe cyo kumumenya rero nicyo ukurikizaho. Nshuti, niba waragerageje gushaka inshuti wakwiringira, hari ibintu bitandukanye ushobora gushingiraho ukurikije ibyifuzo byawe. Ariko umuntu wo kwiringirwa, ikintu cya mbere ugomba gushaka ni ugushaka uwo muntu wo kwiringirwa. Hanyuma iyo urangije gushaka uwo muntu wo kwiringirwa, icya kabiri ugomba gukurikizaho ni ukugira gute? Ni ukumumenya neza. Icyo kintu cy'ukora, icyo cya kabiri ugomba gufata nanone igihe cyo kumumenya, ukamenya se uyu muntu ateye ate. Ariko ibyo byose
ushobora guhita ubona ko atari uwo kwiringirwa ukamureka. Igihe kimwe rero, reka twumve iki gitekerezo kiraza kudufasha kwinjira muri iri hame neza. Igihe kimwe ubwo nigaga mu mashuri yisumbuye, nabonye akazi aho imodoka zinywera esansi. Abantu twakoranaga icyo gihe ntibaburaga uburyo bariganya abaguzi batazi gushishoza. Abashyira lisansi mu modoka ntibatindiganyaga guhina icyuma gikonjesha moteri maze bakakivuna, aricyo twita couloir de ventilateur. Noneho bakacyereka utwaye imodoka bati, dore mbonye icyuma cyanyu gikonjesha moteri cyacitse. Nshuti turi kumwe, turi kwiganira hamwe. Niba hari icyo umaze kumva hano gato, ntabwo turarangiza igitekerezo, ariko urumva ko hari icyo twita uburiganya bwakozwe hano n'uyu muntu. Niba mu mibereho yawe hari uburyo ugerageza kuriganya mu buryo ubwo ari bwo bwose, ese wumvise gute iki gitekerezo? Kuriganya ntabwo gukwiriye kugira urugero runaka. Kuriganya kugomba guhera ku kantu gato cyane ako ari ko kose. Nivuga gato, wumve gato. Uhereye no mu magambo ukoresha, ntabwo akwiriye kubamo kugambirira uburiganya. Uburiganya ni ukuvuga iki? Ushobora kubikora uvuga ngo ndi kurengera ubuzima bwanjye bw'ahazaza, ndi kurengera umwana wanjye ngo azabeho neza, ndi kurengera inshuti zanjye ngo zizabeho neza. Ariko imbere y'Imana uba uri umunyabyaha igihe cyose udakoranye igikorwa kirimo gukiranuka. Igikorwa cyose ugomba gukora kigomba kuba kinyuze mu mucyo kandi nta gukiranirwa kukirangwamo. Mbese si amahirwe kuba mbibonye, niko umuntu yamubazaga. Kenshi kandi kuriganya bijyanirana n'amagambo ashyeshya, ashimisha, avuga neza. Akabwira umuntu umaze kwangiriza ugamije kumuriganya nk'uko yabigenje. Akavuga ati, mbese si amahirwe kuba mbibonye, kuba nkuboneye ko iki cyuma cyawe cya moteri gicitse, si amahirwe, nyamara se si we ugiciye. Nshuti, niba hari ikintu cyakubabaza, nuko wabona hari umuntu wakuriganije ikintu wumvaga wagambiriye ko cyagufasha. Nawe rero niba byakubabaza, ndagusaba ngo ntukagire umuntu ubikorera. Noneho bakibonera agahimbazamusyi ku cyuma gishya bagurishije. Nshuti rero, urumva, niba uyu muntu ashobora kuba yabona icyitwa agahimbazamusyi ku cyuma yagurishije, akagahabwa na shebuja ari gukorera, ese ako gahimbazamusyi urumva, ese wenda karamufasha mu mibereho, ariko uhorana igishinja cy'uko uri umujura wibye. Icyo ni icyaha wakoze. Iyo bakuraga amavuta mu modoka, basubizagamo ayavuye mu yindi. Ubundi ku bantu bazi techniques zijyanye n'iby'imodoka, basobanukiwe neza ko niba moteri yagize ikibazo, amavuta yavuyemo ntabwo arongera gusubizwamo kuko aba atakiri mazima. Nyamara babo amavuta yayandi niyo bongeraga gusubizamo kuko n'ubundi cya cyuma aribo bakivunnye kikiri kizima. Uburiganya, ubujura. Bityo bakabonera muri ubwo buriganya inyungu yikubye kabiri. Urumva, bagize kuba bagurishije cya cyuma, bagahabwa agahimbazamusyi, hakongerwaho no gucuruza amavuta ya wa muntu. Ukuvuga umuntu ni nko umugurishije ibye, umugurishije amavuta yari afite, umuciye amafaranga yayo, ugize no kumugurisha cya cyuma. Nshuti, ibi rero usanga ari byo byeze mu mitima ya benshi, aho kugira bemere ko imibereho yabo yayoborwa n'Imana,
umugisha babonye bakawubona mu buryo bwo gukiranuka, ntabwo bigera bemera ko bayoborwa n'Imana ngo ariyo ibaha umugisha. Ubwo rero ntabwo ari abo kwiringirwa, kandi narabamenye. Niko uyu muntu arimo kuvuga, yamenye nyine ko abo atari abo kwiringirwa. We umwanzuro yafashe, yavuze ko guhera icyo gihe atazigera yongera kwiringira abantu baba aho abanyweshereza esansi. Inshuti turi kumwe, turi kwigana iri hame ryiza cyane, ndagusaba ngo dukomeze kuryigana. Iyo dusomye n'ahariya mu Gutegeka kwa kabiri igice cyaho cya 25 umurongo waho wa 13, hari ijambo ry'ingenzi, ijambo ry'Imana ritubwira. Nshuti, ese ibikorwa byawe bya buri munsi waba wibuka ko bikwiye kubamo gukiranuka? Ndakwinginze, igikorwa cyose ukorera muri iyi si kizagenzuranwa ubwitonzi. Niyo mpamvu ukwiriye kumenya ko niba uzacirwa urubanza nk'umuntu umwe ku isi, n'ibintu ukwiriye gukora byo gukiranuka ukwiriye kubikora nk'aho uri umwe kuri iyi si. Iyo dusomye mu Gutegeka kwa kabiri igice cyaho cya 25 umurongo waho wa 13, reka twumve uko ijambo ry'Imana riduhugura. Ntukagire mu isaho yawe ibyuma upimisha indatira imwe biciye ukubiri ikinini n'igito. Ku murongo waho wa 13, iri jambo riri kumvikana neza. Reka tuvuge ko isaho ari ububiko cyangwa se iduka ucururizamo. Reka tuvuge isaho ko ari ahantu ubika ibyo ukoresha. Ese ya minzani ipima ibiro bidashyitse, umuguzi akagura akoresheje umunzani upima ibiro bikeya, yajya gusubiza umunzani akaza kupanura ugapima ibiro byinshi. Ese ubwo urabyumvise? Ni urugero ntanze, ariko hari n'abandi muri serivisi zabo cyangwa mu bikorwa byabo bakora bafitemo uburiganya bw'uburyo butandukanye. Ubwo buriganya nibwo hano bavuze ngo ntukagire mu isaho yawe ibyuma upimisha indatira imwe biciye ukubiri ikinini n'igito. Mu Gutegeka kwa kabiri igice cya 25 umurongo wa 13. Iri ni ijambo ry'Imana ridakwiye guteshwa agaciro. Niba dusabwa ko tudakwiriye kugira ibipimo bibiri, ikinini n'igito, niba ugiye kugurira umuntu ku munzani, jya no kugurisha uwo munzani ari ukomeza gukoresha. Nshuti turi kumwe, turi kwigana iri hame. Ndagira nanone wumve aho haya ku murongo wa 14 uko avuga. Ntukagire mu nzu yawe ibyibo by'urugero rumwe biciye ukubiri ikinini n'igito. Ibyibo by'urugero rumwe ni ukuvuga ngo niba hari ikintu upima, hari ibyo upima upimisha ikibo, ukagira ibyibo bibiri ikinini n'igito, bivuze iki? Reka tuve ku byibo. Muri iki gihe nibwo rugero rwagomba, nibwo buryo bwari kwandikwa. Ariko muri iki gihe mu isi y'iterambere hari iminzani, hari ibipimo bitandukanye bikoreshwa. Ibyo bipimo biciye ukubiri ukagira ikinini n'igito, ugamije kugira gute? Ugamije kwishakiraho indonke, ugamije gusigingiza abandi ngo bagume basubiye inyuma. Icyo ni icyaha mugenzi wanjye. Huguka umenye ko Imana ihora ihoze. Hari igihe wajya kubona ibyo washatse byose ubishakira kwirundanyirizaho ubukungu. Imana ibonye ko wahemukiye benshi, hanyuma ikaguheza mu bitaro. Bya bindi byose bigashira mu kanya gato cyane.
erega ibihitana umuntu ni byinshi. Ntabwo umuntu muri iki gihe afite gito ku isi yakabaye abaho mu buryo bwo kugira yirundanyirizeho ubukungu. Baho mu gukiranuka, maze uzasiga inkuru nziza imusozi. Ese umuhanda ugendamo ubona utarinzwe n'Imana, wabaho ute? Iyo Mana y'urukundo nawe yiture kuyikiranukira. Iyo dusomye nanone hariya mu Gutegeka kwa kabiri igice cyaho cya 15, haragira hati, ahubwo icyuma gitunganye kingana rwose nuko cyitwa, aba ari cyo upimisha. Ikibo gitunganye kingana rwose nuko cyitwa, aba ari cyo ugeresha, kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Erega burya no kurama bifite aho bigomba guturuka. Uburame bwose buturuka ku Mana. Wenda isi yuzuye icyaha, umuntu ashobora kugerwaho n'ingaruka z'iyi si, ariko noneho n'igihe gito umuntu afite kuri iyi si agire gukiranuka. Ntugashake guha abandi bipfuye ngo wowe ubone ubutunzi bwabo. Ntugashake gushyigingiza abandi ubaha ibitagira umumaro, hanyuma wowe ngo ukomeze kwiterera imbere. Nshuti, turi kwigana iri hame rya 14. Niba uvuga ko wiringira Imana, ubivuga ukabibwira abantu, none se niba ubivuga nyamara ukarenga ukagira ibikorwa nk'ibi tumaze kumva haruguru, urumva urukundo rw'Imana harya ubwo ukiyiringiye? Nshuti, twari twumvise kiriya gitekerezo cy'abakora kuri esanse, ariko noneho hano muri Bibiliya mu Gutegeka kwa kabiri igice cya 25 umurongo wa 13 kugeza hano kuri 15 harasobanura neza ko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha, ukeneye no kuba ukiranuka. Nshuti, dukomeje kwiganira ihame, ndagira ngo dukomeze turyigane kandi Mwuka Wera aradufasha twunguke byinshi. Uyu munsi niwumva ijwi ryayo ntiwinangire umutima. Erega nzi neza ko ibyo ndi kukubwira Mwuka Wera ahora abikubwira kenshi. Igihe ujya gukora icyaha wihereye ugiye kuriganya, ugiye gukiranirwa, nshuti, ese wibuka ya majwi abiri avugira mu mutima wawe akakubwira ngo icyo cyaha ugiye gukora kiragutandukanya n'umuremyi wawe? Icyiza wakabaye ukora ni kiriya, maze nawe kuko gukunda indamu y'isi, kuko kutizera Imana, kumva ko ahazaza hawe hagiye guhuma, ukarenga ugakora icyo cyaha. Ibuka bya byaha byose ukora, ukabikora nyamara wumvisha ijwi rikubuza, ukaryanga ugakora icyo cyaha. Nshuti, Mwuka Wera aba ari kumwe nawe, nyamara ukarenga ugakora icyo gukiranirwa. Nshuti, turi kwigana amahame 95 yo gutsindishirizwa kubwo kwizera. Fata umwanzuro none bikitwa none, ejo kuko atarahawe. Dore imitingito itandukanye, dore ibihitana abantu, dore amazuba marimo imiriro, uwo muriro uba umucana niwe ushobora guturukaho ikiguhitana. Umuhanda ugendamo, impanuka zitandukanye, ibyorezo n'indwara zitandukanye. Ibyo byose ni bimwe Satani ashobora kukuriganyisha ubugingo bwawe udafashe icyemezo muri uyu mwanya. Turi kwiga iri hame rya 14, ndagira ngo dukomeze turyigane tujye mbere. Nshuti, umunsi umwe nahagaze imodoka zinywera esanse. Twakomeje cya gitekerezo. Umukozi aza mu idirishya ry'imodoka anyereka icyuma gikonjesha moteri gicitse. Turabyumva neza uko uyu muntu yamubonye neza. Yaramubonye, we yabwiraga ko ibi adasanzwe abizi. Noneho umukozi wahanyweshereje esanse azahagarara mu idirishya
hanyuma amwereka icyuma cya moteri gicitse. Ndamubwira nti murakivunnye murakiriha. Agwa mu kantu ati urashaka kuvuga iki? Ndamusubiza nti nahoze aho nyweshereza lisansi. Nshuti, urumva ko uyu muntu washatse kumwereka iki cyuma ntabwo yari azi ko uyu muntu asobanukiwe n'ibi bijyanye na moteri. Aravuga ati mbese yahise asimbuza cya cyuma nta faranga na rimwe nishyuye. Urumva ko ikinyoma cy'umuntu cyarafashwe. Nanone ujye ubibona neza, hari ukuntu ushobora nko kujya, wenda ni urugero ngiye kuguha, ukajya ahantu bari gupimira, hanyuma we agashaka kugira ngo akwibe, hanyuma waza kumurebera ku munzani agahita akubwira ko hari ibibura, akijijisha, ukuri ukaba urakumugaragara. Ariko icyo nshaka kuvuga ni iki? Ni uko mu bintu byose ukora, muri bya bindi ntabwo mbizi ibyo ukora, ariko igikorwa cyose ukora, niba ushobora kugira ngo wibe umuntu uwo ari we wese, kabone n'ubwo wamwiba bishingiye ku bujiji bwe, ushobora kuba uri umuhanga muri ibi bintu, ariko ukwiriye gukoresha ukuri kuzima. Ntugire uburiganya ubwo ari bwo bwose ukoresha. Hanyuma kandi mu byo ukora byose ukemera kuyoborwa na Mwuka Wera. Ntihagire icyaha wumva kigushinja ku mutima. Nshuti, dukomeje kwigana iri hame ryiza cyane rya 14. Ndagusaba ngo uzakomeze kubana natwe mu kwiga aya mahame 95 yo gutsindishirizwa kubwo kwizera. Mwuka Wera ari kumwe nanjye nawe kugira aduhe ibituyobora mu mibereho yacu ya buri munsi. Si ikintu kidashoboka ko mu mpande zose zo ku isi haboneka abantu bakoresha uburiganya muri ubu buryo bwa esansi. Ariko kugira ngo ngire umuntu nizera cyangwa niringira, byansabaga kumenya neza uwo muntu, nkagirana umushyikirano nawe w'akanya gato, ariko uwo nguwo ntiwabaga uhagije. Byabaga ngombwa ko nkwiriye kumwiringira ari uko tumaranye igihe kirekire. Byabaga kunsaba igihe ngo menyane nawe kugeza ubwo mugirira icyizere. Urumva nshuti, niba hari ikintu wakora kibi cyo gukiranirwa, icyo ngicyo iyo ugikoreye akibonye, kabone nubwo yakwihorera, rega burya ashobora kubibona ko wamuriganije, ashobora kubibona hanyuma akakwihorera, ariko igikurikiraho nuko wowe wakoze icyo cyo gukiranirwa uzatakarizwa icyizere. Kuko niba washatse wowe kwigwizaho ubukungu cyangwa indonke, abandi ugashaka kubereka ibihabanye n'icyo wakabaye ugaragaza, icyo bazasigarana ni ukugutakariza icyizere. Usigare ubanye nabo nta cyizere bagufitiye. Nshuti, turi kwigana iri hame ryiza cyane ridufasha mu mibereho yacu ya buri munsi. Bibiliya ihamya ko Imana ariyo kwiringirwa, ariko ntituzigera tugira kuyiringira by'ukuri tutarayimenya wowe ubwawe ku giti cyawe. Nshuti, niba utaramenya Imana ku giti cyawe nk'uko tumaze kubisobanukirwa, iyo umaze kumenya ububi bw'umuntu mu bikorwa runaka, kugira ngo ubashe kumwizera bigusaba ko ubasha kumumenya wowe ubwawe, ukamumenya ukamusobanukirwa, hanyuma ukamugira uwo kwiringirwa. Nshuti, ariko ntabwo byoroshye kwiringira umuntu
muri iki gihe ntabwo byoroshye, ahubwo ni ugusaba n'Imana ngo ariyo ikuyoborera uwo wahisemo kwiringira. Hari amagambo twize mu gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose kuri paje ya 671 mu mahame twabanje, amagambo avuga ngo nitumenye Imana nk'uko bishoboka ko imenywa, imibereho yacu izaba kumvira guhoraho. Nshuti, uramutse umenya Imana nk'uko imenywa, atari ibyo kuyivuga gusa, atari ibyo kwirwa uyitaka uvuga ko Imana ari nziza, ahubwo ukayimenya nk'uko imenywa, ibyo umaze kubisobanukirwa, imibereho yaba iyo kumvira guhoraho. Ntabwo ejo wakumvira Imana ngo ejo ubivemo, ikindi gihe urayumviye, ikindi ubivuyeho. Reka twongereho n'umurongo nanone uboneka hariya mu kugana Yesu. Mu kugana Yesu kuri paje ya 60, kumvira ni imbuto yo kwizera. Erega buriya icyo twabonye ni uko kumvira, uramutse wumvishe ijambo hanyuma ukaryizera, ijambo wumvise ukaryizera, hazabaho kumvira. Kumva no kumvira birakiza. Nshuti turi kumwe, urumva ko iyo umuntu amaze kumvira ijambo, imbuto izaba yaturutse he? Yaturutse ku kwizera. Nta muntu ushobora kumvira atabanje kwizera. Numara kumvira icyo Imana ikubwira, ndavuga ijambo ryayo, uzakurikizaho kuryizera. Kwizera kwa ni uko nguko niko kuzagaragaza kumvira rya jambo. Nshuti mukundwa, dukomeje kwigana iri hame. Ni ryiza cyane, ni ryiza cyane, urumva ko rikubiyemo imibereho ya buri munsi ya buri muntu. Niba ari ngombwa kumenya Imana kugira ngo tuyigirire kwizera, kandi kumvira akaba ari urubuto rwo kwizera, ni ngombwa kumenya Imana kugira ngo tubashe kuyiringira. Urabyumvise neza aya magambo nshuti turi kwigana iri hame? Aya magambo ari kuvuga ngo niba ari ngombwa kumenya Imana kugira ngo tugire kwizera. Hari amagambo ugomba kumva ashobora gutandukanya kugira ubashe kuyashyira mu buryo bukwiriye bugufasha kumva icyo hano turi kubwirwa. Turi kubwirwa ngo niba ari ngombwa kumenya Imana kugira ngo tugire kwizera. Bivuze iki? Ni ukumenya Imana ushobora kuyimenya gute? Ni ukuyimenyera mu ijambo ryayo. Noneho umaze kumenya Imana tugira kwizera. None rero umaze kugira kwizera uzagira kumvira. Ubwo rero kwizera kwawe kwagaragajwe kwakurikiwe no kumvira, noneho urubuto ruzaturukaho ni urwo kumvira nyuma yo kwizera. Reka dukoreshe icyo twita formula syntax. Iyi syntax ize ni nk'umurongo turaza gukoresha kugira tubashe kumva uru ruhande nshuti turi kwiganira hamwe. Twibuke ko turi kwiga iri hamwe tugamije kugira ngo tumenye uko imibereho yacu yagendera mu ruhande Imana yifuza. Ni ngombwa ko tumenya Imana. Yego, Imana kuyimenya nicyo tugomba kubanza. Kumenya Imana bingana no kumenya ijambo ryayo. Ijambo ryayo, ese Imana insaba iki? Kimwe, bibiri, gukomeza byose, icyo Imana igusaba. Ese Imana ni gute insaba? Tega ugutwi, uribuka ko ryajwi ryarindi utega ugutwi hanyuma ukarirenzaho. Urabyibuka? Ryarindi rikubwira ngo icyo ugiye gukora ni icyaha. Kumenya Imana ukayimenya. Kumenya Imana birenze kubivuga, birenze kubibwira abantu. Kumenya Imana ni ukubaho nk'umuntu uzi Imana, ugakora ibikorwa bigaragaza ko wamenye Imana. Wamara kumenya Imana rero ni ukumvira rya jambo Imana ikubwira ibinyujije muri Mwuka Wera. Wamara rero kuryumvira, ubwo buri wese rero azaba abonye umusaruro w'imbuto yo kwizera. Iyo wizeye Imana ukora ibyo igusaba. Nshuti turi kwigana iri hamwe,
birumvikana ko kugira twiringire Imana rero tugize gute, dusabwa kuba dufite kwizera nk'uko twabibonye mu ihame ryiza cyane rya 13. Akenshi twiyibagiza uko kuri. Nshuti, niba hari ikintu umuntu wese akeneye kwizera ijambo ry'Imana. Akenshi twiyibagiza uko kuri tukiyahura mu rugamba turwanya icyaha n'umubiri. Nshuti, kenshi iyaba umuntu wese yakwemera ko Imana ari imuyobora, ntabwo umuntu yakabaye yiyahura mu byo ashatse byose. Ntabwo wakabaye uvuga ngo ugiye kwiba amafaranga ngo abana bawe batazabura minerivare, ngo ugiye kwiba amafaranga ngo utazabura iki n'iki. Ahubwo wakabaye wizera Imana. Ese kugiye kwiba amafaranga uyu munsi, nyamara Imana yari guteganirije sitoke nziza cyane nko mu myaka 2 iri imbere. Nshuti, ese iyo sitoke n'Imana nibona ko warangije kubona icyo ngicyo, ishobora guhita ihindura ya sitoke ikayigenera undi. Nshuti, yego Imana ifite byinshi, ariko nanone hari ikigombero, hari ikigusaba. Igusaba kuyizera no kuyiringira. Kuyiringira bigakurikirwa kandi no gukora ibyo ikubwira. Ibyo ikubwira ni ugukiranuka muri byose, akanini na gato, ikinini n'igito, impande zose, iburyo n'ibumoso, imbere n'inyuma, ugahora ukora ibyo gukiranuka. Nshuti, dukomeje kwigana ihame ryiza cyane. Ndagira nanone nkubwire ko akenshi ibyo tubyiyahuramo, nyamara twibagiwe ko ari Imana yonyine yakabaye ibidushoboza. Dukoresha imbaraga zacu zose ngo twumvire, ntitubigereho, tugahora dutsindwa. Ni iby'ukuri ko twahamagariwe kurwana, ariko icyo dukeneye ni ukurwana intambara nyakuri. Nk'uko tubisoma hariya mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo, igice cya 6 umurongo wa 12, turwana intambara nziza yo kwizera. Niyo yonyine dukeneye. Intambara ukwiriye kurwana ni intambara yo kwizera. Ni gute warwana intambara nziza yo kwizera? Ushobora kwibaza ikibazo nk'iki. Hari benshi usanga bahora mu gushidikanya, bagashidikanya imbaraga z'Imana. Ukoresha imbaraga zishoboka ngo umenye Imana kugira ngo ubashe kuyiringira. Tuvuganira n'Imana mu ijambo ryayo nk'uko twari twabibonye haruguru. Turi kumwe nayo, turishyira tukizana, dukorana nayo tugiye mu murimo wa Kristo, mu guhamya no gukora ibikorwa by'ivugabutumwa. Erega Imana ni urukundo. Imana ni urukundo, ariko Pawulo nawe yavuze ko urukundo rw'Imana atari bwa buntu budusaba gukomeza gukora ibyaha, ubwo buntu bukomeze busange. Oya, ahubwo kumenya Imana n'urukundo rwayo ni ugukora ibyo ishaka, ugakora ibyo gukiranuka. Nshuti, hari ubwo wenda twashingira nko kuri iki gitekerezo cya Richard n'undi muntu, hanyuma tukabasha kumva ikintu gishobora kudusobanura ko Imana ari urukundo kandi dukwire no kuyizera, kabone nubwo utayibona n'amaso. Hari ubwo bumwe babona ko bikomeye gushyikirana n'Imana itagaragara. Hari benshi bashobora kuvuga ngo ese Imana ntashobora kubona, nakoraho, ibyo ni ibiki? Ni gute nabasha gushyikirana nayo? Nshuti, Imana rwose tega ugutwi wumve neza icyo Imana ikwifuzaho. Imana iragukunda. Imana iragukunda, niyo mpamvu kenshi usanga bukeye bukira wowe utarigeze na rimwe unapfukama ngo usenge, ukajya kubona cya kibazo cyawe Imana iragikemuye ariko utabizi. Imana rero iragukunda, niyo mpamvu igukemura bya bibazo byose, ukajya kubona ukiza indwara utigeze ujya kwa muganga. Urwo ni urukundo rw'Imana. Umunsi umwe umugabo yaje kureba HMC Richard. Uyu HMC Richard yari
vugabutumwa yamubwiye iki? Yaramubwiye ngo sinemera Imana. Ariko uyu mwene data Richard yaramubajije ati ni kuki utemera Imana? Umugabo aramusubiza ati kuki ntemera Imana? Niko mbajije njye, impamvu nemera Imana ni uko ntayibona. Urumva ko bitangaje? Umuntu ashobora kuvuga ati njye kutemera Imana kwanjye nshobora kugushingira kuko uba ntayibona. Ariko Pasitoro Richard yaramusubije ati sinizera ko ufite ubwonko. Uyu nawe Pasitoro yamubwiye ko atizera ko uwo mugabo afite ubwonko. Umugabo ati kuki utabyizera ko mfite ubwonko? Pasitoro aravuga ati kuko ntabona ubwo bwonko. Urumva hano wenda habayeho nko gusubirikanya, ariko icyo wakumvamo ni iki cy'ingenzi. Umwe uriya wamazaga Pastor Richard yamubwiye ko nk'umutumwa mwayo yamubwiye ko atemera Imana, ariko Richard nawe aramubwira ati kuki? Amubwira ko impamvu atemera Imana ari uko atayibona. Ariko Richard Pastor nawe aravuga ati impamvu utemera Imana ni uko utayibona. Nawe aramubwira ngo njye se ko numva ntizera ko ufite ubwonko. Uwo mugabo aramubaza ngo kuki utizera ko mfite ubwonko? Pastor aramubwira ati impamvu ntizera ko ufite ubwonko ni uko ntabona ubwonko bwawe. Urumva niko kuri. Niba utabona ubwonko bw'umuntu wabyizera gute ko abufite? Ariko rero hari ikintu dukwiye gusobanukira. Dukoresha ibintu byinshi tudashobora kubona n'amaso. Ni ryari uheruka kubona n'amaso umuriro w'amashanyarazi? Ese umaze igihe kingana iki udaheruka kubona umuriro w'amashanyarazi? None se ntuhora ucaginga telefone yawe? Ntuhora se ucana itara rikaka? Nshuti, niba udashobora kubona umuriro w'amashanyarazi aho ngaho, ariko ubona ibikorwa byawo, fone yawe urayicaginga ikuzura, n'ibindi bitandukanye, ya computer yawe urayicaginga ikuzura. Nshuti, niba ushobora kubona ibikorwa nk'ibi bikorwa n'ibyo ku isi, ni urugero ruto washingiraho umenya ko Imana nayo iriho, tuyibonera mu bikorwa byaho. Uretse kuba utuye mu majyepfo wenda ya California, aho ikirere cyahumanijwe bikomeye n'imyotsi, ubundi ntushobora kubona n'amaso umwuka uhumeka. Ese umwuka uhumeka ujya uwubona? Ariko se udahumetse wabaho? Nshuti, kugira usobanukirwe niba udahumetse wabaho, uzagire gutya wipfuke ku mazuru. Bikora aka kanya wipfuke ku mazuru. Umwuka nuko uzaba ubuze, uzumva uko bigenze. Ariko niba udahumeka, kugira ngo uhumeke, niba duhumeka, nuko uwo mwuka ubaho. Rero uwo mwuka duhumeka ntitubasha kuwubona, ariko ni uw'ingenzi cyane. Niyo Mana rero, iyo Mana iyoboye byose, rusumbwa niwe usumba ibintu byose kuri iyi si. Nuko niyo Mana yo kwiringirwa nta wundi. Ntitubona n'amaso umuyaga, ariko si iyo uhiritse igiti ntituvuga ngo umuyaga wahiritse igiti. Nshuti, izera Imana iriho, ubimenye, ubyiteho, iriho. Niba ushobora kuvuga ko utizera Imana kuko utayibona, reka natwe twange kwizera ko ufite ubwonko kuko tutabona ubwonko bwawe. Twongereho kuko tutakwizera ko ufite umutima kuko umutima wawe tutawubona. Nshuti, ariko dusobanukiwe neza ko uwo mutima utawufite ntitwaba turi kuvugana, kandi n'ubwo bwonko utawufite ntituba turi kuganira cyangwa uri kumva ibyo turi kuganira muri uyu mwanya. Nuko rero ubwo ibyo byose ubizi ko ubifite kandi utabasha kubibona, nyamara ukizera ubushobozi bwabyo bikora, n'umuyaga ukizera ubushobozi bwawo ugaragaza, nawe rero hindukiza umutima wawe wizere ko Imana iriho kandi ikora. Umuntu ushobora kwizera ko Imana ikora azasobanukirwa n'ibikorwa byayo. Nshuti, turi kwiganira ihame ryiza cyane ridufasha kumenya uruhande Imana yifuza ko tubamo. Nubwo tutabasha kubona n'amaso yacu cyangwa ngo tuyumvishe amatwi, kubwa kamere muntu
ntabwo dushobora kumva imana ngo tugire gute tuyumvishe amatwi, nyamara tubona ibikorwa n'ingaruka z'ibintu byose imana idukorera. muntu twizeye imana turi kumwe, wowe wemera ko imana iriho, nawe kandi utayemera, muri uyu mwanya reka dushimangire mu mutima wacu ko imana iriho kandi ifite ubushobozi. Turayikunda, nawe yikunde, nanjye ndayikunda. Muri uyu mwanya impamvu turi kwiga ijambo ryayo ni ukugira ngo tuyimenye rwose, tumenye ijambo ryayo, dukore ibyo yifuza kuri twebwe umunsi ku wundi. Tubona ibikorwa by'imbaraga zayo kandi twifashishije uburyo bwo kubonana nayo yaduhaye, dushobora kuyimenya bihagije. Nshuti, imana buriya ni umuhanga rwose, yaduhaye uburyo bwinshi bwo kugira ngo tuyimenye bihagije. Nshuti, niba hari ikintu cyiza imana yadukoreye, ni ugutwoherereza Mwuka Wera akajya atubwira ko icyaha tugiye gukora ari icyaha, kandi ikadusobanurira mu ijambo ryayo ko iki tugomba kukireka, iki ari icyaha, ikatwereka n'ingaruka zacyo. Iyo dusomye hariya mu Gutegeka kwa 2 igice cyaho cya 28, uhereye ku murongo waho wa mbere kugeza ku wa 60, dusobanukirwa urukundo rw'Imana n'ibyo izatugezaho. Uhereye ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 14 hakubiyemo imigisha gusa izagera ku bwoko bwayo buyiringira, bunayumvira, bukagenda no mu mategeko yayo. Ariko ku murongo wa 15 kuzamuka w'icyo gice cya 28 mu Gutegeka kwa 2 hagaragaza ingaruka zizagera ku muntu wese utumviye amategeko y'Imana bwagendereye. Nshuti, urwo ni urukundo Imana idukunda, kuba yarashyizeho ikatwereka ngo iki nugikora uzabona umugisha uyu n'uyu, ariko nutumvira iki nabwo izi ngaruka zose zizakugeraho. Ni urukundo rwayo. Ubwo rero dushobora kubona urwo rukundo rwayo, tukamenya n'uburyo twarwiringira, reka twongere dusubiremo ko gupfobya amasengesho no kwanga kwiga ijambo ry'Imana niho umwanzi Satani anyura akagusha uwo muntu upfobya amasengesho no kwiga ijambo ry'Imana. Nshuti, niba ushobora kubyumva neza, ese kuzi uburyo Bibiliya ari nziza, amagambo arimo meza ashobora kugufasha umunsi ku wundi, uramutse mu mutima wawe uhora utekereza ijambo ry'Imana, ese cya cyaha ujya gukora uragira ngo wagikora? Ese uzi ko gusenga ari byiza, usenga ukaruhuka umutima? Uramutse uhora usenga, muri wowe hari icyaha wakora? Nshuti rero, twari turi kwigana iri hame, nyemerera tugere ku musozo waryo, kandi ryari ryiza cyane. Ndizera ko Mwuka Wera yabanye natwe rwose, twungutse byinshi bidufasha mu mibereho yacu ya buri munsi. Wowe nanjye ndagusaba ngo twinginge, kandi Mwuka Wera ntabwo ari ngombwa no kumwinginga, ahubwo ari kumwe natwe. Twemere kuyoborwa nawe mu bikorwa byacu bya buri munsi. Tumuhe umwanya, Imana tuyihe umwanya. Bya bindi byose dukora, tujye duhora dutekereza mu mitima yacu ko dukwiye gukora, tukabikora mu gukiranuka. Kandi ibyo tugeragereza byose muri iyi si, twibuke ko Imana aho turi hose ibitureba, kandi yifuza ko tubikora nk'uko ibishaka. Kumenya Imana ni ukuyiringira. Nshuti, ryari ihame twigaga rya 14, kumenya Imana ni ukuyiringira. Utayizi ntushobora kuyiringira. Niba utayiringira ni uko utayizi. Nshuti, nyemerera dusoreze hano, iri hame ryari ryiza cyane. Dushimire Mwuka Wera wadufashije, tukaba dugeze ku musozo mu mahoro.
Uwiteka nahimbazwe ibihe byose. Reka dusoze dusenga. Uwiteka Mana ikomeye, tugushimiye urukundo rwawe utugaragariza umunsi ku wundi. Ni wowe mwungeri w'ubugingo bwacu uko bwije n'uko bukeye. Muri uyu mwanya turagushimira ineza yawe utugaragarije. Tubashije kwiga ijambo ryawe, twungutse ko mu mibereho yacu buri munsi ni wowe wenyine dukwiye kugira nyambere, kugira ngo ibyo dukora byose bigaragaremo gukiranuka. Turagusaba ngo Mwuka Wera akomeze abe mu ruhande rwacu, maze atuyobore mu bikorwa byacu bya buri munsi. Gukiranuka kuganze muri twe. Turasabira kandi iyi gahunda turimo yo kwiga amahame 95 yo gutsindishirizwa kubwo kwizera. Tuzahirwe nawe, tuzayisoze mu mahoro. Ubuntu n'amahoro bikomeze kutuyobora mu mibereho yacu ya buri munsi. Mu izina rya Yesu, amen.